Murakaza neza muri indi somo ryo mu ishuri rito rya Bibiliya. Duhawe umugisha no kuba wahisemo muri uyu mwanya kubana natwe. Uyu munsi turumva Amosi, umugabo usanzwe, wari umusaruzi w'imitini ndetse n'umwungeri, kandi Imana yamutoranyije kugira ngo ayibere umwe mu bahanuzi bakomeye cyane. Mbega ukuri gutangaje! Imana yifuza gukoresha abantu basanzwe, baciriritse, kugira ngo bakore umurimo wayo. Reka noneho dutege amatwi neza isomo ry'uyu munsi. Muri iki cyiciro tugiye gusesengura ubuhanuzi bwa Amosi. Amosi niwe muhanuzi abantu benshi bakunda cyane, kuko yari umuntu uciriritse cyane ubwo yahamagarirwaga kuba umuhanuzi. Mu gihe Yesaya we yumvaga nk'aho ari iwabo ubwo yabaga mu bikari by'abami, Amosi we yari umusaruzi w'imitini kandi akaba n'umwungeri waturukaga mu mudugudu mutoya cyane witwaga Tekowa, ibirometero nka 12 mu majyepfo ya Yerusalemu. Amosi yababazwaga nuko abitwaga abahanuzi, abari abahanuzi b'ukuri, abahanuzi bari barize, ko bose batarimo kubwiriza ijambo ry'Imana mu gihe cye. Amosi asa n'uwababajwe cyane, maze biba ngombwa yuko areka akazi ke ko gusarura imitini n'ubwungeri, kugira ngo ajye mu bwami bwo mu majyaruguru bwa Isirayeli ajye kubabwiriza ijambo ry'Imana. Amosi yababajwe nuko abahanuzi bagombaga kubwiriza ijambo ry'Imana batigeze baribwiriza. Iyi ni indi mpamvu ituma abantu benshi bakunda Amosi. Mfite inshuti yanjye yakijijwe maze atangira gusoma ijambo ry'Imana ashishikaye cyane. Arimo gusoma ibyanditswe, anatega amatwi ibibwiriza byo mu rusengero rwabo, yaje kuvuga ati: abantu bari mu rusengero bazi Bibiliya ntabwo bizera Bibiliya. Abantu bari mu rusengero bizera Bibiliya ntabwo bazi Bibiliya. Ntabwo yahisemo ko agiye kwizera Bibiliya gusa, ahubwo yaniyemeje kuyimenya. Maze atangira gusoma Bibiliya wenyine abishyizeho umwete. Amaze gusoma Bibiliya ubwe, nubwo yari umuntu usanzwe, Imana yamuhamagaye kugira ngo ajye kubwiriza ijambo ry'Imana muri Romaniya. Yatangije umurimo witwa Late Alive. Umurimo we wo kubwiriza wahinduye cyane igihugu cya Romaniya. Amosi nuko yatekereje kubabwiriza butumwa bo mu gihe cye, kuko abantu bari bazi ijambo ry'Imana bataribwirizaga. Amosi yumvise umuhamagaro w'Imana ku buzima bwe. Yiyemeje yuko niba bari bashinzwe kubwiriza ijambo ry'Imana batararibwirizaga, Imana niwe yahamagaye kuribwiriza, nubwo atari umuhanuzi cyangwa umuhungu w'umuhanuzi. Amosi yabaye muri Yuda, ubwami bwo mu Majyepfo. Icyakora, Amosi yahamagawe n'Imana kugira ngo ajye mu Majyaruguru, kugira ngo abwirize ubwami bwo mu Majyaruguru bwo muri Isirayeli, mbere y'uko ubunyage bw'abanyashuri buba ku bwami bwo mu Majyaruguru. Nubwo Amosi yabaye mu bwami bwo mu Majyepfo, Amosi nawe n'umwe mu bahanuzi babiri gusa bahamagariwe kugira ngo bajye kubwiriza mu bwami bwo mu Majyaruguru. Undi muhanuzi nawe wabwirije mu bwami bwo mu Majyaruguru ni Hoseya. Abandi bahanuzi bose babwirije mu bwami bwo mu Majyepfo, ubwami bwa Yuda. Hari amateka ku itangiriro ry'igitabo cya Amosi agaragaza igihe Amosi yabayeho. Mu gihe turimo gusesengura ibi bitabo by'abahanuzi, mwibuke yuko ari iby'ingenzi kugira ngo twitegereze iyi mirongo itubwira abantu bari abami mu gihe runaka, ubwo umuhanuzi runaka yabwirizaga. Hari n'igihe biba ari ingenzi cyane kumenya igihe n'abantu umuhanuzi yabaga arimo kubwiriza, kuko ubwo ari bwo ushobora kumenya ibyo yabwirizaga ndetse n'impamvu yatumaga abwiriza ubwo butumwa. Mu guhumekerwa n'umwuka wera, byinshi muri ibi bitabo usanga mu mirongo yabyo ya mbere bifitemo ubutumwa bwerekana amateka, bugufasha kumenya igihe umuhanuzi yabayeho, igihe yabwirije, aho yabwirije, n'abo yabwirije. Ayo mateka agufasha kumenya impamvu yabwirizaga ubwo butumwa. Nubwo tuzavuga kuri ayo mateka nituyageraho, ikintu cy'ingenzi cyane kigomba kwibukwa kuri aba bahanuzi ni ishyira mu ngiro ry'ubutumwa bwabo. Iteka ryose ujye wibuka yuko icyo ushaka gukura muri aba bahanuzi bato, abahanuzi ba nyuma 12, ni uburyo bwo gushyira mu bikorwa ku giti cyawe ubutumwa babwiriza. Mwibuke yuko buri gitabo cyo muri Bibiliya cyose
cyashyizwe mu ijambo ry'Imana cyangwa mu bitabo biri mu ijambo ry'Imana, kuko abakozi b'Imana bemeraga yuko iki gitabo kirimo ubutumwa bwanjye nawe. Nta gitabo na kimwe kiri muri Bibiliya kitagira icyo kitubwira jye nawe. Ndaza kubaha imiterere, amateka na bimwe mu bintu byabafasha gusobanukirwa neza ubwo butumwa ubwo ari bwo. Buri gihe ujye ushakisha ubwo butumwa. Buri gihe ujye ubaza Imana uti, Mana, mbese ni icyo ushaka kumbwira ukoresheje umuhanuzi nk'umuhanuzi Amosi. Dutangira gusesengura igitabo cya Amosi, tukanareba amateka atugaragariza igihe Amosi yabayeho, dusanga ko ari undi muhanuzi wabwirije ku ngoma ya Uziya. Umwami Uziya wo mu bwami bwo mu majyepfo yari umwami wari uziranye n'abahanuzi benshi. Yesaya yatangiye umurimo we mu mwaka umwami Uziya yatanzemo. Umwami Uziya yatwaye kumara imyaka 32. Nuko rero, kuba umuhanuzi yaba yarabwirije ku ngoma ya Uziya, ntabwo bivuze yuko baba barakoze hamwe cyangwa ngo babe barabwirije mu gihe kimwe. Amosi we yakoze imyaka myinshi imbere y'umuhanuzi Yesaya ku itangira ry'ingoma ya Uziya. Hari abandi bami nk'umwami Yotani wari ufitanye ubufatanye na Uziya. Uziya yaje kubemba mu myaka ya nyuma y'ingoma ye. Umwami w'umunyabyaha cyane Ahazi n'umwami mwiza Hezekiya bavugwa nk'abami bari ku ngoma igihe Amosi yabwirizaga. Tunabwirwa yuko Amosi yatangiye kuba umuhanuzi imyaka 2 mbere y'umutingito. Uwo mutingito wari ukomeye cyane ku buryo umuhanuzi Zakariya yawuvuzeho nyuma y'imyaka 200. Abami bose bavugwa ndetse n'umutingito biha abasomyi ba Bibiliya igihe, ku buryo biduha igihe cyizewe cyo mu mateka umuhanuzi Amosi yabayeho. Iyo usobanukiwe igihe Amosi yabayeho, usanga yuko Amosi ashobora kuba yarazi umuhanuzi Hoseya. Turabizi neza yuko babayeho mu gihe kimwe we na Hoseya. Amosi ashobora no kuba yarazi abahanuzi Yona na Elisa. Uku gushaka amatariki kose gusobanuye yuko ku musozo w'umurimo wa Amosi, Yesaya na Mika bari abahungu bato bashobora kuba barumvise umuhanuzi Amosi abwiriza. Byaba ibintu bishimishije cyane kumenya amateka ya Amosi maze ukayagereranya n'amateka y'abandi bahanuzi. Iyo mirongo itangira yo mu gitabo cya Amosi itubwira yuko Amosi yabwirije ku ngoma y'umwami Uziya. Ni ingenzi cyane gusobanukirwa yuko ku ngoma ya Uziya Isirayeli yari ikomeye cyane mu buryo bwa gisirikare kandi ifite n'umutekano usesuye. Ubwami bwari mu bihe byabwo byiza cyane mu gihe cy'ingoma ya Uziya. Uziya yari umwami mwiza kandi yatwaye neza. Ubwoko bw'Abisirayeli bwabonye intsinzi mu ntambara nyinshi zitandukanye. Bizeraga yuko nta mwanzi uriho ku isi yose wabasha kubahangara cyangwa wabatera ubwoba. Bari mu bihe by'iterambere cyane, atari mu buryo bwa gisirikare gusa, ahubwo no mu buryo bw'ibintu bifatika. Amosi avuga ku kuganza kwabo. Amosi avuga ku mago yabo yo mu itumba n'amago yabo yo mu mpeshyi. Akavuga ku bibaje mu mbaho byabo byiza cyane ndetse n'imyambaro yabo ihenze cyane. Hari ukuntu iminsi Amosi yakoreyemo umurimo mu bwami bwo mu majyaruguru isa cyane n'iyi minsi. Ubwoko bw'Imana mu bice byinshi bitandukanye barakize cyane ubu kandi bahawe umugisha mu bintu bifatika. Ubutumwa bwa Amosi bushobora kugira ishyira mu bikorwa ryihariye ku bizera Imana no mu gihe cyacu. Nyuma y'imyaka 50 umurimo wa Amosi urangiye, abanyashuri baraje batsinda ubwami bwo mu majyaruguru. Nubwo abantu bo mu bwami bwo mu majyaruguru bari barakize cyane igihe Amosi yabwirizaga, ibyago byabo ntabwo byari kure yabo. Mu buryo bw'amateka, tuzi yuko ibyo Amosi yavugaga ari ukuri. Icyakora, abantu bo mu bwami bwo mu majyaruguru bumvise Amosi abwiriza ibibwiriza bye, bagomba kuba ibyo yababwirizaga barabyumvaga nk'ubucucu. Amosi yari umubwiriza butumwa ukomeye. Aba bahanuzi bose bari ababwiriza butumwa bakomeye. Ni ibintu byiza gusoma ubutumwa bwabo ukabona ukuntu bari baze kuvuga bitomoye. Ariko nubwo Amosi yari intyoza mu kuvuga, avuga nk'umuntu usanzwe.
ibyo twabibonanye Hozeya kandi tubibonana na Amosi, cyane cyane kuko Amosi yari umwungeri ndetse n'umusaruzi w'imitini. Amosi avuga ukuri kandi akakuvuga uko guteye adaciye iruhande. Mu bice bya mbere n'icya kabiri byo mu buhanuzi bwe, Amosi yakoze ikintu mu bwenge kandi agikora mu buryo bwiyubashye. Yatangira abwiriza Isirayeli ibintu bashakaga kumva. Amosi iteka atangirana ubutumwa bwiza maze agakurikizaho ubutumwa bubi. Yenda mwumvise inkuru nziza n'inkuru mbi ku bwato bw'Abaroma. Mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma bakoreshaga amato y'abacakara. Umuntu yavuzaga inzogera akoresheje inyundo nini maze abacakara bagakusana. Hagira igitondo umushoferi w'ubwato abwira abari ku murongo bose ati, mfite inkuru nziza ariko mfite n'inkuru mbi. Inkuru nziza nuko mwese muri bubone ifunguro rirenzeho irisanzwe n'amazi arenzeho uyu munsi. Inkuru mbi nuko nimurangiza kurya turaza kwirukanka. Ndizera neza yuko mwumvise inkuru nziza n'inkuru mbi. Itegereze neza mu buhanuzi bw'ubuhanuzi Amosi bwose ko Amosi ahora iteka atanga ubutumwa bwiza mbere hanyuma agatanga ubutumwa bubi. Bisa nkaho Amosi aba yateguriye abantu be kugira ngo ababwire ubutumwa bubi. Amosi ategura abantu be abategurira inkuru mbi. Atuma bamutega amatwi neza iyo arimo kubabwira ubutumwa bwiza, hanyuma agahita banagamo ubutumwa bubi. Amosi atanga ubutumwa bwiza mu bice bibiri bya mbere byo mu gitabo cye, avuga yuko ibihugu ubwoko bw'Abisirayeli bangaga abanzi babo, Imana yari igiye kubacira urubanza. Amosi avuga aya mahanga rimwe ku rindi. Akabwiriza yuko urubanza rw'Imana rugiye kujya ku banzi babo. Amosi avuga amazina y'aya moko ndetse akananura yuko Imana igiye kubacira urubanza. Abantu bashimishwa no kumva ubwo butumwa. Bakundaga kumva yuko Imana yari igiye gucira urubanza abanzi babo. Nyamara iyo Amosi yabaga amaze kubona yuko noneho bamuteze amatwi, binyuze mu kubabwiriza yuko Imana igiye gucira urubanza abanzi babo, yahitaga ababwira ati, Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Yuda ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko banze amategeko y'Uwiteka, ntibakomeza amategeko ye, kandi ibinyoma byabo byabateye kuyoba, ari byo basekuru bakurikizaga. Ariko nzohereza inkongi i Buyuda zitwike amazu y'i Yerusalemu. Icyo gice cy'ubutumwa bwa Amosi bwari ubwo mu bwami bwo mu majyepfo. Ariko uko akomeje kubwiriza ikibwiriza cye, atangira kubwiriza ubwami bwo mu majyaruguru y'Isirayeli. Uwiteka aravuga ati, ibicumuro 3 bya Isirayeli ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko baguze umukiranutsi feza n'umutindi bakamugura inkweto. Bifuza kureba abakene birenze umukungugu ku mutwe, bakagoreka n'inzira y'umugwaneza. Umwana na se baryamana n'umukobwa umwe, bakagayisha izina ryanjye ryera. Biryamira uruhande rw'igicaniro cyose ku myambaro bendeye ubugwate, kandi banywera mu nzu y'Imana yabo vino y'abaciwe ibyiru. Ariko mwanywesheje abanaziri vino, mutegeka abahanuzi muti, ntimugahanure. Dore ngiye kubashikamira nk'uko igare ryuzuyemo n'imiba rishikamira hasi. Kandi guhunga ntikuzashobokera abanyambaraga, n'umunyamaboko ntazabasha kwiyungura intege, n'intwari ntizabasha kwikiza. Uko niko Uwiteka avuga. Aho ni muri Amosi igice cya mbere uhereye ku murongo wa 3 ukajya ku murongo wa 15. Ubwo Amosi yabwirizaga ubu butumwa mu bwami bwo mu majyaruguru ya Isirayeli, bagomba kuba barasetse ubutumwa bwe, kuko yarimo guhanura ugutsindwa kwabo ndetse batsindwa n'abanyashuri. Amosi hari ubumenyi avuga, ubumenyi bwa gisirikare. Ingabo za Uziya zari zizwiho cyane nk'abagendera ku mafarashi n'imiheto. Muri icyo gihe abantu bashobora kuba barasuzuguye ubuhanuzi.
Icyakora hashize imyaka 50 ubwo buhanuzi bwose bwarasohoye. Abantu bo mu bwami bwo mu majyaruguru baje gutsindwa muri ibyo bice, bari bafitemo ubuhanga buhanitse cyane bwa gisirikare. Impamvu aba bahanuzi banditse ibitabo by'ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bakiri kumwe natwe uyu munsi binyuze mu nyandiko zabo, kandi impamvu aba bahanuzi bahoze bubahwa kandi nanone bakaba bacyubahwa, nuko bose ibyo bahanuye byasohoye. Ibyo bigomba kutwemeza yuko inyandiko z'aba bahanuzi bo mu isezerano rya kera ari ibitangaza bikomeye cyane. Ndabona n'impamvu yatumye kandi ikaba igituma aba bahanuzi bagishimisha cyane, ndetse bakaba baduhiga cyane jyewe nawe. Abahanuzi bakoreshaga impaka z'ingaruka. Abahanuzi bibutsaga ubwoko bw'Imana ukuri ko mu mwuka bigishijwe n'abatambyi babigishije ibyanditswe. Nk'umushumba ufite uburambe bw'igihe kirekire, naje gusanga yuko twebwe ubwoko bw'Imana tugomba kwibutswa kenshi kurusha uko dukeneye guhabwa amabwiriza. Icyo dukoresha ibyo tuzi kiruta cyane kurushaho kumenya ibindi byinshi. Mbahaye uguhigwa. Uguhigwa kwanjye kugaragazwa n'abahanuzi nuko: ese ushyira mu bikorwa ukuri ko mu mwuka usanzwe uzi, cyangwa se urimo gutwarwa n'amayeri ya Satani ukunda kutwumvisha yuko ubumenyi ari bwo bwa ngombwa? Bene data, ubumenyi ndetse n'ubwenge bwo mu mwuka ntabwo ari bwo ngombwa. Gushyira mu bikorwa ubumenyi bwo mu mwuka nicyo cyangombwa. Abahanuzi bari babizi kandi bahoraga bibutsa ubwoko bw'Imana yuko ari ibyo dukoresha ibyo tuzi bitugira abanyacyubahiro kubw'ubuntu bw'Imana. Saba Imana igufashe kugira ngo wubahe ndetse ushyire mu bikorwa ibyo uzi. Ni ibintu bishamaje cyane kubona ukuntu Amosi abwiriza urubanza rw'Imana kuri Yuda na Isirayeli. Amosi ntabwo atandukanya Yuda na Isirayeli n'ayandi mahanga yo mu isi, nubwo abenshi mu bandi bahanuzi bashyizeho iryo tandukaniro. Amosi ashyira ubwoko bw'Imana mu rubanza rw'Imana kimwe n'ayandi mahanga. Icyakora, iyi ni ingingo y'ingenzi cyane mu bibwiriza bya Amosi. Amosi abwiriza yuko urubanza rw'Imana kuri Yuda na Isirayeli, cyane cyane Isirayeli, ruzaba ruteye ubwoba cyane kurusha urubanza rw'Imana ku yandi mahanga, kuko Abayuda n'Abisirayeli bari baragiriwe ubuntu mu buryo bwo mu mwuka. Iyi ni ingingo y'ingenzi cyane mu kubwiriza kwa Amosi, kuko ubwoko bw'Imana bari bafite umugisha mu buryo bwo mu mwuka, bari barigishijwe neza, bari bafite imigisha yo mu mwuka yose, kandi bari n'abakire cyane mu buryo bwo mu mwuka no mu bifatika. Amosi yabwirije yuko ubudakemwa bwabo n'inshingano byabo byari mu rwego rwo hejuru. Nk'uko Amosi yabivuze, ubwinshi cyangwa uburemere bw'inshingano zawe bungana n'ubwinshi ndetse n'uburemere bw'imigisha yawe yo mu mwuka. Icyo ukoresha ibyo uzi ni ihame rishimangirwa cyane mu byanditswe. Abantu benshi bajya bavuga igihe cy'ubudakemwa. Bibiliya ntabwo ivuga byinshi ku gihe cy'umuntu kuba yabazwa ibyo yakoze. Abantu benshi batekereza yuko imyaka yo gutangira kubazwa ibyo ushinzwe ari 12, kuko Yesu yagiye mu rusengero afite imyaka 12. Imyaka yo kubazwa ibyo ushinzwe ivugwa inshuro 8 muri Bibiliya ni iyi: hejuru y'imyaka 20. Icyakora kandi muri Bibiliya imyaka ntabwo ariyo ngingo nyamukuru yibandwaho mu gusobanura ibyo ushinzwe, ahubwo ni umucyo. Ingingo nyamukuru yo muri Bibiliya yo kuba wasobanura ibyo ushinzwe ni: ese ufite urumuri rungana iki? Mbese ufite amahirwe angana gute yo mu mwuka? Mbese ufite umugisha wo mu mwuka ungana gute? Ibyo nibyo uzasubiza umunsi umwe nk'uko Bibiliya bivuga. Ubutumwa bw'ingenzi cyane Amosi ashaka kubwira Isirayeli yose nuko urubanza rw'Imana rwegereje. Birumvikana kandi yuko ubu ari bwo butumwa butangwa na benshi mu bahanuzi. Ubutumwa bwabo buza mu bice byinshi. Hafi ya bose bagira uku gushimangira: urubanza rw'Imana ruregereje. Mbere mu buhanuzi bwabo bw'urubanza rw'Imana barabwiriza bati: nimwihana urubanza rw'Imana rushobora gukurwaho. Iyo abahanuzi babwirije kugaruka no gusanwa, ni ingenzi kumenya niba baravugaga Isirayeli cyangwa Yuda. Niba barabwirizaga gusanwa n'Imana babwira abo muri Yuda, bavugaga ibintu bibiri:
icya mbere, muzagaruka muve mu bunyage bwo muri Babuloni bw'imyaka 70. Barangiza bakavuga ku bihe by'iminsi ya nyuma, maze bakabwiriza ku gutahuka kwa Isirayeli basubira mu gihugu cyabo, ariko kurimo kuba ubu ngubu. Banabwirije ugutahuka ko mu buryo bwo mu mwuka kwa Isirayeli bagarukira Imana, kandi ibyo ntibiraba kugeza ubu. Iyo abahanuzi nka Hoseya na Amosi babwirije gutahuka mu bwami bwo mu majyaruguru, urabizi yuko baba batarimo kuvuga gutahuka kwabo bava mu bunyage bwo muri Ashuri. Ubunyage bwo muri Ashuri bwari bubi cyane bikabije. Ibyo barabisobanura neza. Barabwirije bati, ntabwo muzagaruka, nta muntu uzabakiza. Abahanuzi bari bazi neza yuko nta gutahuka kuzabaho bava mu bunyage bwo muri Ashuri. Nubwo byari bimeze bityo, abahanuzi barakomeje babwiriza gusanwa. Kugira ngo bashobore kubwiriza gusanwa mu bwami bwo mu majyaruguru, bagomba kubanza bakajya mu minsi ya nyuma bakabwiriza gutahuka kurimo kuba ubu ngubu. Bakabwiriza gutatana twabonye mu gihe cyacu. Abayahudi batataniye ku isi hose. Icyakora, Hoseya na Amosi babwiriza gutahuka kw'Abayisirayeli basubira mu gihugu cyabo bavuye muri uko gutatana. Ikintu kirimo kuba ubu ngubu mu burasirazuba bwo hagati ni ukuntu turimo kubona ibi birimo kuba, kandi twaranabibonye biba no mu gihe cyashize. Nk'uko Ezekiyeli yahanuye, igihugu cya Isirayeli ubu ngubu gifite ibendera. Ushobora kujyayo ukirebera ukuntu ishyanga rya Isirayeli ryasubiye mu gihugu cyabo, kandi bagasubizwaho nk'igihugu. Imana iha Isirayeli ubutumwa ibinyujije mu muhanuzi Amosi. Amosi atanga umwirondoro mwiza w'umuhanuzi iyo abwiriza iki kibwiriza. Iyi ntare itontomye, ubizi yuko igiye kugusimbuka ikagushwanyaguza. Intare buri gihe itontoma mbere yuko itera. Amosi avuga ati, kubwiriza kwanjye ni intare y'Imana itontoma. Ubuhanuzi bwanjye ni ugutontoma kw'Imana, kandi muzi neza yuko iyi ntare itontomye igitero kiba kigiye kuza. Urugero rwiza rw'ubutumwa bwe ni uko kubwiriza kwe ari ugutontoma kw'intare, kandi ubunyage bwo muri Ashuri nibwo bwari bugiye kuba iyo ntare. Mu bice bya mbere byo mu gitabo cye cy'ubuhanuzi, Amosi abwiriza ubwoko bw'Imana. Imana yagerageje uburyo bwinshi cyane kugira ngo ishobore gutuma bayitega amatwi, maze nayo ihagarike ubunyage bwo muri Ashuri. Imana yaboherereje inzara. Imana ibima imvura. Imana yohereza ibyonnyi n'ibyorezo. Abasore babo bagwa ku rugamba. Amafarashi yabo aburira mu ntambara. Imirwa yabo yarasenywe cyane, ariko batabarwa mu buryo bw'igitangaza ntibapfa. Ariko nanone bakomeza kwanga guhindukira Imana. Maze Amosi arabwiriza ati, urubanza rw'Imana rugiye kuza. Ukuntu Amosi ahanura urubanza rw'Imana ni mu buryo bw'amayerekwa. Amayerekwa ye niyo mutima w'ubutumwa bwe. Icya mbere, mu bice 7 ndetse n'8 byo mu gitabo cye harimo iyerekwa ry'inzige. Amosi yerekwa igitero kibi cyane gikomeye cy'inzige cyajyaga kubarimbura burundu. Amosi yinginga nka Mose ubwo Mose yingingiraga ubwoko bw'Abisirayeli. Amosi atakambira Imana ati, ntuboherereze iki cyorezo. Isirayeli ni ntoya cyane, ntubarimbure. Nuko Imana iravuga iti, ntabwo ndi bubikore. Maze Amosi agira iyerekwa ry'umuriro ukomeye cyane, umuriro watwika Isirayeli yose igashya igashirira. Nanone Amosi atakambira Imana, ay Imana nyagasani, ntubikore, kuko Isirayeli ari ntoya cyane. Hanyuma Imana iravuga iti, ngaho n'ibyo nabyo ntabyo ndi bukore. Maze agira inzozi za gatatu, inzozi z'igipimo. Noneho ibintu byari bitangiye gukomera. Amosi abona iyerekwa ry'igipimisho kiri ku rukuta. Igipimisho cyarimo kugerageza kwerekana ukuntu inkiki igororotse. Ijambo riva ku Mana rivuga riti, Amosi, mbese urabona iki? Amosi arasubiza ati, ndabona Timasi. Hanyuma Imana iravuga iti, nzajya mpimisha ubwoko bwanjye Timasi, ntabwo nzongera kutabahana.
Imana yari yapimye ubugororoke bwabo, ariko isanga batagororotse, maze Imana iravuga iti, ngiye kubahana Amosi we, ntabwo ngishaka yuko ubingingira ukundi. Amosi abona igiseke cyuzuyemo imbuto zihiye cyane. Ijambo ry'Imana rimuzaho rigira riti, mbese urabona iki Amosi? Ni ingenzi kumenya yuko abahanuzi berekwaga cyane. Amosi arasubiza ati, ndabona igiseke cyuzuyemo imbuto zihiye. Maze Imana iravuga iti, izi mbuto zihagarariye ubwoko bwanjye Isirayeli, zihishije kugira ngo zihanwe. Ntabwo nzongera gusubika igihano cyabo ukundi. Hanyuma hakurikiraho iyerekwa rishamaje cyane mu mayerekwa 5 yose Amosi yagize, ari ryo yerekwa rye ry'Uwiteka ahagaze ku gicaniro. Nabonye Uwiteka ahagaze iruhande rw'igicaniro avuga ati, senya imitwe y'inkingi maze unyeganyeze urusengero kugeza ubwo inkike zigwa hasi ndetse n'isakaro rigwiriye abantu bari munsi yaryo. Nubwo bahunga ntabwo bancika, bose bazicwa. Nubwo bacukura bakajya ikuzimu, nzajyayo mbavaneyo. Nubwo bakurira bakajya mu ijuru, nzabamanura. Nubwo bakwihisha munsi y'urutare hejuru ya Karumeli, nzabashakisha mbafate. Ntaho bazacikira na gato uru rubanza rw'Imana rugiye kuza. Dusoma yuko Uwiteka Imana Nyiringabo afata ku butaka maze bukayonga, abantu bose bagahogora. Igitekerezo cy'iri yerekwa rya nyuma, Uwiteka ahagaze iruhande rw'igicaniro, nuko igihano kivuye ku Mana kigiye kuza, kandi nta kintu abantu bo mu bwami bwo mu majyaruguru bagikoraho. Ubwo nibwo bwari ubusobanuro bw'ubutumwa bwa Amosi. Ntabwo bwari ubutumwa bushimishije. Bwaje kuba impamo nyuma y'imyaka 50 Amosi amaze kubihanura. Nubwo abantu bo mu bwami bwo mu majyaruguru basetse Amosi ubwo yabwirizaga ubuhanuzi, ubuhanuzi bwe bwarasohoye. Ubwo Amosi yajyaga mu bwami bwo mu majyaruguru akabwiriza ubutumwa bwe, dusoma yuko abahanuzi b'ibinyoma bavuze bati, wabamenya we, genda uhungire mu gihugu cy'Ubuyuda urireyo ibyo kurya byawe, kandi bariho uhanurira, ariko ntukongere guhanurira i Beteli ukundi, kuko hari ubuturo bwera bw'umwami, inzu y'umwami. Maze Amosi arasubiza ati, ntabwo nari umuhanuzi cyangwa se umwana w'umuhanuzi, ahubwo nari umushumba, kandi nari umuhinzi w'ibiti by'umutini. Uwiteka yantoye ndagiye amatungo, maze Uwiteka arambwira ati, genda uhanurire ubwoko bwanjye Isirayeli. Noneho wumva ijambo ry'Uwiteka uravuga uti, ntuhanurire Isirayeli bibi, kandi ntugire inzu ya Isaka ijambo ribi. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, umugore wawe azaba maraya mu mudugudu, kandi abahungu bawe n'abakobwa bawe bazicishwa inkota, n'ingobyi yawe nayo izagabanishwa umugozi, kandi nawe uzagwa mu kindi gihugu cyanduye. Isirayeli nawe rwose azajyanwa ari imbohe, akurwe mu gihugu cye. Murabona yuko Amosi arimo gukora neza ibyo Yeremiya yakoraga, ubwo umwe muri abo bahanuzi b'ibinyoma yazaga agahakanya Yeremiya. Yeremiya yaravuze ati, ugiye gupfa mu gihe kitarenze umwaka umwe. Maze nyuma y'amezi 2 umugabo arapfa. Niyo mpamvu abantu batinya bavuga butumwa. Ese mwari muzi yuko iyo mbwiye abantu ko ndi umuvuga butumwa, iyo umenye yuko umuntu ari umuvuga butumwa, akenshi habaho gutuza no guceceka. Mu myaka myinshi yashize, narimo kwiga mu gihe cy'impeshyi mu ishuri ryigwagamo n'abarimu benshi. Mu gihe cy'akaruhuko hari umugore warimo kunywa itabi ry'isigara. Nuko ambaza icyo nkora mu buzima bwanjye, maze nanjye mubwira yuko ndi umushumba. Ako kanya yahise azimya rya tabi rye. Yatunguwe cyane kuba yarasanze ko ndi umushumba. Hari igihe ntabwira abantu yuko ndi umushumba. Ese ni iki gituma abantu bifata gutyo buri gihe iyo mbabwiye yuko ndi umushumba? Yenda se bikomoka ku bahanuzi. Abantu bagiraga gutinya abahanuzi kwejejwe. Iyo abantu batambamiraga umurimo w'abahanuzi, abahanuzi babaciraga imanza zose zibaho ku isi. Ibyo ni byo Amosi yakoreye abamubwiye ngo nataha asubira iwabo ajye gukora ibimureba. Kubyiyongeye kukuri kuko urubanza rw'Imana rwarimo kuza,
ubutumwa fatizo bwa Mose bwari icyaha cy'abanyamugisha bo mu mwuka. Umwami Yesu yashimangiye ibi mu butumwa bwe. Mu gice cya 9 cy'igitabo cya Yohana, Yesu yaravuze ati, iyo muba impumyi nta cyaha muba mufite, ariko noneho nta nubwo muhisha ibyaha byanyu, kubera yuko noneho mwirata ko mureba. Yesu yarimo kubwira abayobozi bo mu mwuka bo mu gihe cye yuko bari impumyi zo mu mwuka, maze birabakomeretsa. Barasubije bati, mbese urimo kutubwira yuko turi impumyi? Yesu arasubiza ati, iyo muza kuba muri impumyi nta cyaha muba mufite. Tugirira impungenge nyinshi abadakijijwe. None se abantu badafite icyo bazi, nabo se n'Imana izabacira urubanza? Ibyanditswe biravuga ngo niba hariho umuntu nk'uwo, niba nta rumuri rwabayeho, ubwo nta cyaha cyaba kiriho. Ikintu gitera icyaha ni urumuri, ndetse n'icyo umarisha urumuri ufite. Icyo ni igice kinini cyane cy'ishimangira ry'ubutumwa bwa Amosi. Amosi arabwiriza ati, ayiwe, ubwoko bwanjye Isirayeli, mbese muracyari abanjye kurusha abanya-Etiyopiya? Hanyuma igisubizo birumvikana yuko ari yego. Naguhisemo wowe gusa mu mahanga yose yo ku isi. Amosi arimo kuvuga yuko ubwoko bw'Abisirayeli buhiriwe mu buryo bwo mu mwuka. Ariko kandi nubwo bari abantu bahiriwe mu buryo bwo mu mwuka, ntabwo bari bakabaye abantu Imana yifuzaga ko baba. Nuko rero urubanza rwa Isirayeli ruzaba rubi cyane kurusha urubanza rw'andi mahanga y'abanyabyaha Amosi yavuze mu bice 2 bya mbere by'igitabo cye, kuko ubwoko bw'Abisirayeli bari barahiriwe mu buryo bukomeye. Mu mpine, ndizera yuko ubutumwa bwa Mose bugaragaza ukuri kwinshi gutandukanye ko mu mwuka. Icyambere, urubanza rw'Imana ruraje kubera yuko ubwoko bw'Abisirayeli bwacumuye. Igice cya 2 cy'ubutumwa bwe kiravuga ngo baracumuye nubwo bari bafite imigisha yose yo mu mwuka. Icyakora, igice cya 3 cy'ubutumwa bwa Amose ni ukubwiriza kwe ko gutahuka, kimwe n'uko abandi bahanuzi bose babwirije. Nzasana umurwa wa Dawidi, igihe kizagera ubwo hazabaho umusaruro mwinshi, nzabasubiza imigisha yabo nabahaye, kandi bazubaka imijyi yabo yasenywe maze bayituremo. Iyo umuhanuzi abwiriza bo mu bwami bwo mu majyaruguru, ni ibintu biba bishimishije cyane, kuko gutahuka kwabo kuba kutaraba. Iyo usomye ubuhanuzi buvuga ku gutahuka kwa nyuma k'ubwami bwo mu majyaruguru, wareba ku kuri kuko gutahuka bava mu bunyage bwa Babuloni kwabaye, maze ugatuza muri wowe, ukizera yuko nuko gutahuka nako kuzaba. Iyo wumvise Hosea na Amose babwiriza uko gutahuka, ibyo bigomba gukomeza ibyiringiro byawe byo kugaruka kwa Yesu Kristo. Kuki abanyeshuri b'ubuhanuzi, abanyeshuri b'ibyanditswe bashimishwa n'uburasirazuba bwo hagati iyi minsi? Ni ukubera Isirayeli. Niba ushaka kumenya ibigiye kuba mu rwego rw'ubuhanuzi, ntuzakure ijisho ryawe kuri Isirayeli. Intumwa Pawulo arabivuga, n'abahanuzi bo mu isezerano rya kera barabivuze bati, Imana ntabwo irareka Isirayeli. Twabonye gutahuka kw'Abisirayeli basubira mu gihugu cyabo. Icyo ni kimwe mu bigomba kuba mu gusobanura k'ubu buhanuzi. Iyo aba bahanuzi babwiriza gutahuka kwa Isirayeli, banabwiriza gutahuka kwa Isirayeli igarukira Imana. Nitugera muri Zakariya, tuzabona yuko yavuze ngo abayuda bazaba bavuga butumwa bakomeye cyane muri icyo gihe. Abagabo 10 bazajya bafata igishura cy'umuyuda maze bavuge bati, tubwire Imana yanyu, kuko bazaba ari abavuga butumwa bakomeye cyane. Ibyo ntabwo biraba, ariko bizaba. Niba ushaka kumenya ibigiye kuzaba, hoza amaso kuri Isirayeli, kubera yuko aba bahanuzi bose bahanuye ubunyage bwo muri Ashuri n'ubunyage bwo muri Babuloni, ndetse n'akaga n'umwijima wose, bose babwiriza yuko Imana izasubiza Isirayeli icyubahiro cyayo. Nuko rero, wowe hoza amaso ku burasirazuba bwo hagati, maze uzabona uko guhemburwa. Amosi yahanuye ngo ubutayu bwose buzera imbuto, kandi ngo hazagira umusaruro mwinshi cyane ku myaka yabo. Ibyo birimo kuba. Iyo ugiye muri Isirayeli uyu munsi, ubona ugusohora k'ubwo buhanuzi.
ikintu cya mbere kizamuye ubukungu bw'igihugu cya Isirayeli ni imbuto y'indimu. Ikintu gishimishije cyane ku butumwa bwo gutahuka no gusanwa ni icyo gice cy'ubuhanuzi bwo gutahuka butari bwasohora, gutahuka kwa Isirayeli ko mu mwuka bagarukira Imana. Iyo ubonye abayuda bahinduka bakizera Mesiya bakagarukira Imana, ni ibintu bitangaje cyane. Ibyo biba bisobanuye yuko Imana irimo gutahura ubwoko bwa Isirayeli mu buryo bwo mu mwuka ndetse no mu buryo bwo gusubira mu gihugu cyabo. Mbese waba warasanze Imana mu buryo bwo mu mwuka? Turashaka kurushaho kukubwira Imana igukunda kandi yitaye kuri ejo hawe hazaza. Nuko rero ndagutumiye kugira ngo ukomeze kuba umunyeshuri w'umwizerwa hano muri iri shuri rito rya Bibiliya. Hari byinshi twakwigira kuri aba bahanuzi. Nka Amosi, tugomba kumenya ko iyo dusangije abandi ukuri kw'Imana bashobora kuduseka, ariko tugomba kuba bizerwa. Ukundi kuri gutangaje cyane nuko Imana ifitiye umugambi mwiza cyane uhebuje ubwoko bwayo, urubyaro rwa Isirayeli, kandi ifitiye umugambi mwiza cyane igihe nawe. Tugushimiye kuba umunyeshuri w'umwizerwa. Turagusengera ngo Imana ikoreshe izi nyigisho gukomeza kwizera kwawe. Amahoro yayo n'ubuntu bwayo bikugote kugeza ubwo tuzongera guhura ubutaha.